Haleluya, Yesu Kristo ashimwe. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo, abo tubana mu mwanya wa niba turi buri gitondo, aho uherereye hose, inshuti yanjye, bakristo bene data, dusengana mu itorero rya Elayono, mbasabiye umugisha muri iki gitondo, buri wese ahure n'umugisha we, buri wese ahure n'ukuboko kwera kwiza kw'Imana. Mbaturiyeho guhaha mu karonka, ndinginga Imana kugira ngo uyu munsi nawe ubone Imana, abafite umubabaro, abari mu bigeragezo, muhozwe n'Imana kandi Imana ibagirire neza. Rero turacyari mu bihe byiza byo gusenga. Murabizi ko iki cyumweru twafashe intego y'ijambo ivuga ngo dufite ijambo ryavuzwe n'Uwiteka, niyo mpamvu turiho. Twaritegereje dusanga tutariho kuko dutungurana, turiho ku bw'umugambi w'Imana, kuko njye nawe turi umugambi w'Imana. Nicyo cyigisho twibanzeho, dutekereza ko Imana yatuvuzeho tukiremwa. Imana igaragaza uburyo ki izabana natwe muri uru rugendo dufite hano muri iyi si. Imana irongera igarukana imbabazi zayo zo kuducungura, nabwo irongera irivuga. Kandi nyuma y'ibyo dufite isezerano ry'uko abizera bose, ubwo Yesu azagaruka ku bicu gutwara itorero, tuzumva impanda, buri muntu wese akumva izina rye. Naho mwaba mwitiranwa, ariko Yesu naguhamagara uzamenya ko ari wowe. Impanda ivuze, abera bagiye kuruhuka. Rero nakubwiraga ngo umuntu abayeho ku bw'ijambo ryavuzwe n'Uwiteka ku buzima bwe. Umuntu arwanirirwa n'ijambo. Ijambo Imana yakuvuzeho niryo rituma unesha ibikugerageza. Ijambo Imana yakuvuzeho niryo rituma ubuzima bwawe bukomeza butera imbere. Humura, ijambo Imana yakuvuzeho niryo utabarirwamo. Imana ishimwe. Muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Reka dusome ijambo ry'Imana, ibyahishuwe Yohana ibice 5. Turasoma duhereye ku murongo wa mbere. Turaza kugenda twumva icyo iri jambo ritubwira. Titire y'ijambo handitse ngo umwana w'intama n'igitabo cyafatanishijwe ibimenyetso 7. Umurongo wa mbere. Mbonana iyicaye kuri ya ntebe igitabo mu kuboko kw'iburyo cyanditswe imbere n'inyuma, kandi gifatanishijwe ibimenyetso 7 by'ubushishi. Mbona marayika ukomeye abaririza n'ijwi rirenga ati, ninde ukwiriye kubumbura kiriya gitabo no kumena ibimenyetso bigifatanije? Ntihagira uwo mu ijuru cyangwa uwo mu isi cyangwa uw'ikuzimu ubasha kubumbura icyo gitabo cyangwa kukireba. Dusimbuke tujye kuri 6. Nuko mbona hagati ya ntebe na bya bizima 4 no hagati ya ba bakuru, umwana w'intama uhagaze usa n'uwatambwe, afite amahembe 7 n'amaso 7, ariyo myuka 7 y'Imana itumwa kujya mu isi yose. Araza akura cya gitabo mu kuboko kw'iburyo kwiyicaye kuri ya ntebe. Amaze kwenda icyo gitabo, bya bizima 4 na ba bakuru 24 bikubita imbere y'umwana w'intama, bafite inanga n'inzabya z'izahabu zuzuye imibavu, ariyo masengesho y'abera. Nuko baririmba indirimbo nshya bati, ni wowe ukwiriye kwenda igitabo no kumena ibimenyetso bigifatanyije, kuko watambwe ugacungurira Imana abo mu miryango yose no mu ndimi zose no mu moko yose no mu mahanga yose, ubacunguje amaraso yawe
Imana ishimwe, ukabahindurira Imana yacu kuba abami n'abatambyi kandi bazima mu isi. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Dusomye ijambo rirerire, ariko nashakaga ko tuganira kuri iri jambo ngo twibukiranye akamaro ka Yesu Kristo. Ijambo rikubwiye uburyo ki Imana yashatse uwacungura umuntu. Habaho kubaririza mu isi, habaho kubaririza mu bizima, habaho kubaririza mu bakuru, habaho kubaririza mu bamarayika bakomeye, habaho kubaririza ngo habura uwafata kiriya gitabo cyari gikubiyemo imibabaro, cyari gikubiyemo uburyo ki tuzacungurwa, cyari gikubiyemo ruriya rugendo rwose rwa Yesu Kristo, ngo ariko bose batinya iriya mibabaro, bose batinya ruriya rupfu rubi, bose baratinya, bose rwose ngo habura n'uwukirebaho, uretse no kugifata habuze n'uwakirebaho. Ariko Imana ishimwe, Yesu Kristo ashimwe cyane, ashimwe Yesu Kristo ashimwe. Niwe wenyine ngo wemeye gufata icyo gitabo, ngo yemera kugifata, ngo no kukibumbura aremera, arakibumbura, akibumburira imbere y'abakuru 24, akibumburira imbere y'ibizima, akibumburira imbere y'abamarayika bakomeye, arakibumbura, yewe arakibumbura, aravuga ati jyewe ndiyemeje, nemeye gucungura umuntu. Niyo mpamvu ijambo rivuga ngo nuko baririmba indirimbo nshya bati ni wowe ukwiriye kwenda igitabo no kumena ibimenyetso bigifatanyije, kuko watambwe, yari yemeye gutambwa, kuko watambwe ugacungura. Imana ishimwe, kuko watambwe ugacungurira Imana abo mu miryango yose. Imana ishimwe, yaremeye yisiga iheru, yemera kuvuga ngo ndagiye mucungure abo mu miryango yose, abo mu moko yose, abo mu isi yose. Aremera aravuga ngo njye nawe ngiye kubacungura, ngiye kumena amaraso, ngiye kubacungura. Nuko Yesu Kristo yongeza ahantu numva nejeje cyane, ngo iyo witegereje ugasanga nta muntu, nta kizima, nta kinyabutware, nta kinyabushobozi, ayiwe nta marayika, nta muri ba bakuru ntawe, ngo ariko Yesu Kristo wenyine aremera asingira icyo gitabo cy'imibabaro, asingira icyo gitabo cy'agahinda, aragisingira, amenagura ibyo bimenyetso byari bigifatanije. Aravuga ngo njyewe uriya mubabaro nzanyuramo mucungure. Imana ishimwe, ngo mu moko yose, mu miryango yose. Imana ishimwe, mu ndimi zose no mu mahanga yose. Imana ishimwe, Yesu Kristo yemera kuza kuducungura, aducunguje amaraso ye. Imana ishimwe, aduhindurira kuba Imana yacu, kuba abami n'abatambyi kandi bazima mu isi. Imana nishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Yesu yemeye kuza kuducungura. Impamvu mvuga reka ijambo rikumvikana ni amaraso ya Yesu Kristo. Impamvu ubona ibintu byose ubikora bikemera ni amaraso ya Yesu Kristo, ni igitambo cy'amaraso ya Yesu Kristo. Imana ishimwe, Yesu Kristo ahabwa icyubahiro. Yesu Kristo we ubwe wenyine, niwe wenyine wadukunze urukundo nyarukundo, niwe wenyine wagukunze urukundo ayemera kujya mu rupfu. Imana ishimwe, niwe wenyine wemeye kujya i Gologota. Iriya mibabaro ya Yesu Kristo niyo ituma upfukama ukavuga ngo Mana mbabarira. Yesu Kristo akemera akongera akakubabarira. Iyo arebye ruriya rugendo na kiriya cyemezo, aravuga ngo reka mubabarire. Imana ishimwe. Ikibabaje ni ukukerensa iyi misiyo ya Yesu Kristo ku mwana w'umuntu. Ikibabaje ni ugukerensa icyemezo yafashe cyo kuza kuducungura. Ugasanga umuntu yananiwe kwihana, arabyina ntakazaza. Ariko reka nkubwire, ushobora kuba uzi iminsi umaze, ariko ntago uzi iyo usigaje. Nicyo gituma ukwiriye guca bugufi, ugasaba Imana imbabazi, ugafata icyemezo cyiza,
ukavuga ngo mwami wanjye Yesu Kristo, nzirikanye urukundo rwawe kuri njye. Reka kuva uyu munsi tugirane kontara, tugirane isezerano, mbe uwawe, mpinduka umukristo, mpinduka umwana w'Imana. Imana ishimwe, Imana ibaha umugisha. Uzirikane icyemezo cyiza cya Yesu Kristo, kuko ntabwo uriho nk'ikimanuka, uriho kubw'ijambo ryavuzwe n'Uwiteka. Niyo mpamvu uriho, kandi uriho kubw'amaraso ya Yesu Kristo wenyine nyir'imbabazi. Niwe wenyine ubasha kugucagagura izo karande n'ibyo byaha byakwizingitiyeho, ibyo bintu uvuga ngo byarakunaniye. Akira Yesu Kristo akubera umwami n'umukiza wawe, byose biremera muri Yesu. Shalom shalom, muhahe muronke mugendane n'Imana. Ineza yawe ku mwana w'umuntu, ineza yawe nirondore